Is News Rwanda. Umuhanzi Yampano uri muhagaze neza mu muziki w'u Rwanda ahishuye ko yigeze gukunda Uwikeza Pamela watanye muri Miss Rwanda 2019 ndetse akaba ari n'umugore w'umuhanzi The Ben. Yampano yavuze ko atabona amagambo yasobanurira ari yigeze kumugirira. Mere yabyakiriye ate? Ese kandi The Ben umugabo we yabyakiriye ate? Kurundi ruhande ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba turahirwa Moses akurikiranwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari no gukorwa iperereza kubijyanye no kubicuruza, maze akimara gushinjwa ibyo gukoresha urumogi mu rukiko asuka amarira bamwe baturarira y'ingona. Ese wakibaza mu rukiko byarangiye bite? Yafatiwe ibihe bihano? Ese amagambo avuze kuri Perezida Paul Kagame yo byarangiye bite? Ibyo byose nibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Turajya kandi ku munyamideli Kate Bashabe yasabye Yago Pondati kureka kwijandika mu matiku kumba nkoranyambaga, amusaba kubireka agakora izindi nshingano ze ibindi akabyihorera. Ni mu gihe aho Nyarwaya Innocent yari yongeye kuvugwa kumba nkoranyambaga bitewe n'ibyo ya postinze. Turaje turengo nibiki yari ya postinze. Ese Yago Pondati yasubije ngo icyunguye Kate Bashabe wamugira inama yo kuva mu matiku. Nitwa Frere Rizzi, wandike muri comment igitekerezo cyawe, like, share ni comment, wandike izina ryawe kandi tuze kukubona aho uri ndetse naho dukurikira uherereye. Ubushinjacyaha bwavuze ko uretse kuba turahirwa Moses akurikiranwe icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari no gukorwa iperereza kubijyanye no kurucuruza. Ibyo yabishinjijwe maze ahita azuka amarira mu rukiko. Iyi ni ingingo yagarutswe kuri uwa kabiri ubwo uyu musore wamenyekanye ubwo yashinikaga inzu y'imideli ya Motions yitabaga urukiko ngaburanishwe ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge akurikiranweho. Turahirwa Moses yabwiye urukiko ko yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge ndetse uko bwafatwaga yemeye gutanga ku bushake urumogi rutagera ku magarama 2. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko yafatanywe udupfunyika 13 tw'urumogi. Ubushinjacyaha bwamusabiye gufungwa by'agateganyo kuko mu byaha akurikiranweho harimo no gucuruza urumogi mu gihe ibi byaha bigikorwa iperereza. Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo yisobanure kubivugwa n'ubushinjacyaha, kuvuga biramunanira ahubwo atangira kurira, ariko umucamanza amusaba gutuza akisobanura ku byaregwa. Kubijyanye no kubika ibiyobyabwenge bishimangirwa no kuba yaremeye ko yafatanywe urumogi nubwo atemera ingano y'urwo yafatanywe. Umushinjacyaha yagaragaje ko inyandiko y'abagenzacyaha bakoze iperereza n'iyifatira yerekanye ko yafatanywe udupfunyika 13. Yibukije urukiko ko Turahirwa Moses atari ubwa mbere akurikiranwe iki cyaha kuko yaherukaga kujyanwa n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, asaba ko yafungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeje. Abandi baribaza bati ese ibyaha yakoze ejo bundi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cy'1994 byaramuhamye cyangwa se yarabibabariwe? Ariko itegeko rivuga yuko mu gihe umuntu afite indi dosiye mu bushinjacyaha bareka ikabanza igakurikiranwa, indi dosiye ikazazanwa nyuma. Niyo mpamvu rero dosiye igomba kubanza gukurikiranwa ibindi bikazakurikiranwa nyuma y'uko iyi ngiyi irangiye. Bavuze kandi ku muhanzi Yampano wahishuye ko yigeze kubenguka Uwikeza Pamela. Umuhanzi Yampano uri muhagaze neza mu muziki wo mu Rwanda yashuye ko yigeze gukunda Uwikeza Pamela hatanye muri Miss Rwanda 2019 ndetse akaba n'umugore w'umuhanzi The Ben. Ibi Yampano yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru aho yabajijwe nimba yarigeze akunda umwe mu bakobwa bazwi mu Rwanda. Uyu muhanzi yabanje gusa n'adashaka kubivugaho mu magambo yagize ati nari ngiye kumuvuga ariko naba niteranije di. Byarangiye avuye ku izima maze yishura ko yakunze Uwikeza Pamela umugore w'umuhanzi The Ben. Mu magambo yagize ati nigeze gukunda umugore wa The Ben cyane kugeraho muboroka, sinzi niba uri kumva icyo kintu, kugezaho muboroka nkavuga nti uyu muntu sinshaka kuzongera kumureba kuko ari kuntera depression ndetse nashiduka ndwaye n'akadege. Yampano yakomeje avuga ko ibi yabikoze ku rubuga rwa Instagram kugira ngo atazajya akomeza kubona amafoto ya Pamela, avuga ko yari yashutswe n'ikimero cye, uburanga bwe ndetse n'ubwiza bwe. Icyakoze urukundo Yampano afitiye Pamela ntabwo ari urwavubaha kuko yasobanuye ko hashize igihe kirekire. Mu magambo yagize ati nko mu myaka 2 ishize nigeze kumukunda nkajya mvuga nti ariko umuntu aho bigeze reka ngiye muboroke kuko sinshaka kujya nirwa mureba. Yampano yashimangiye ko nubwo atagize amahirwe yo gukundana nawe yishimira ko yakundanye na The Ben ndetse bakanabana. Mu magambo yagize ati byaranshimishije buriya nibazaga umuntu uzamurongora nkibaza ngo umuntu uzagira umugore mwiza ninde, noneho ngiye kubona mbona The Ben ndavuga ati aha ni sawa koko birahura. Gayo nguko rero abenshi babifashe nk'urwenya. Ese wowe koko urumva koko ibi ngiyi Yampano ari kuvuga ari byo? Abibaza nimba bishoboka dushobora gukora ikigereranyo cy'imyaka bombi bafite, kubera ko uko byagenda kose ntawe urusha undi imyaka 2, no kuvuga ngo bari mu kigero kimwe cy'imyaka. Bivuze yuko iki gihe koko Yampano yari kumukunda ariko akamukunda nk'umufana, cyane ko Yampano n'ubundi yari atarazamuka, yari umuntu utazwi mu muziki nyarwanda.
niyo mpamvu nagira ngo tubwire muri comment si koko bijya bibaho aho usanga abantu basanzwe bakunda abastar ku buryo yumva abana akamukunda urukundo rwa nyarwo. Wibuke gukora subscribe kugira ngo utazajya ucika. Bivuze kandi ku munyamideli Kate Bashabe wasabye Yago Pondati kureka kwijandika mu matiko yo kumbuga nkoranyambaga amusaba kubereka agakora izindi nshingano ze ibindi akabyihorera. Ibi Kate Bashabe yabivuze nyuma y'uko Yago Pondati yanditse ku rubuga rwa X ko igihe kigeze akagaragaza ubugome bw'abari mu myidagaduro nyarwanda ndetse n'amarozi nk'uko adahwema kubivuga. Yago Pondati yagize ati narabatsinze mu izina rya Yesu ufite ububasha n'ubushobozi kandi ndacyabatsinda mu izina rye. Izo propaganda mufite zirapfuye kandi ziranashashe, niyo mpamvu ngarutse kubakanda amaso kandi intoki zanjye ziri mu rusenda rwinshi. Nyuma y'ubwo butumwa Kate Bashabe yahise ajya hatangirwa ibitekerezo akomakoma Yago amubwira ko kugaruka muri ibyo bidafite agaciro ahubwo akwiye gushyira imbaraga mu mirimo ye akiteza imbere. Kate Bashabe yagize ati Yago wakihangana ibintu ukabireka ukikomereza akazi kawe, nibyo bigutesha umwanya kandi dukeneye imiziki myinshi ndetse n'ibiganiro. Yago uhora uvuga ko ashaka gutamaza ari mu ruganda rw'imyidagaduro yarutse gutegeka DJ Brian ngo amusange bazi kuri channel ye nshya, nubwo nyuma yavuze ko agiye kuza gukandana amaso intoki zuzuye urusenda bari mu myidagaduro. Mu mpera z'umwaka ushize nibwo Yago Pondati yakoze ibiganiro byinshi yibasira bamwe mu bari mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda ndetse aza no guhita ajya gutura muri Uganda aho aherereye magingo aya. Ikirenze ibindi yagiye muri Uganda n'ubundi akurikirana na RIB bitewe n'ibyo yari amaze iminsi ari gukora ku mbuga nkoranyambaga byo kwibasira abantu. Nitwa Frere Rezi, Showbiz News Rwanda. Kore subscribe kandi utazajya ucika umunsi ku munsi ibiganiro tubageza. Kunda cyane. Showbiz News Rwanda.